aravuga ngo bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba amukomeza kuba aramubwira ati witinya ukuboko kwa data Sawuli utazabishikira. Amen. Bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba amukomeza kumana aramubwira ati witinya ukuboko kwa data Sawuli utazabishikira. Amen. Tumerewe neza kuko tugeze muri uyu mwanya Imana yatusubire tuje gusubira aho yabaga bavuga abana basenga ku manywa bakavuga ngo bari mu gitondo none kandi n'ubundi basubire dushimire Imana yacu twabana Imana ishimwe. Ubundi mwese turabyegereje ngo mwegere Imana ihoje twegereje n'abayobozi bacu aho bari bose mu Rwanda bose mwese turabyegereje namwe Imana ibahezeje. Twegereje n'abandi bavandimwe bari tubona bari duherukana kera ariko Imana ibatwaye kugira ngo tubane nabo namwe mwese turabyegereje ngo mwegere Imana ihoje. Kuko umwihariko hari umuntu ugiye kwegereza umuyobozi w'itorero umushumba kuko tuzumva hano nubwo ndibuka izina ry'iwe ariko twazanye cyane ariko n'umushumba w'itorero arahaguruka kutwegereza wenyine hanyuma tubone gukomeza ibindi. Karibu mwina uramubona uyu ni umushumba w'itorero turaharuna tuvuge ngo bakaze bene data n'Imana igomisha hanyuma dukomere Imana yacu amashyi rimwe gusa nawe uriya mucungaje umuntu wicaranye aramuduherera murabikunze tuvuge ngo bakaze bene data n'Imana igomisha rimwe kabiri gatatu bakaze bene data n'Imana igomisha. Haleluya. Dukomere Imana amashyi yamuhaye umwanya wo kuza maze usange nuko abantu bose bagomba gusangira ibintu ngaho rimwe kabiri gatatu. Dusomye ijambo ry'Imana hataha y'ubugingo y'igitaramo cyacu dushatse kubwirana ngo nidukomeza Imana twabwira amajambo ariko yuzuyemo ubugingo. Imana ishimwe. Nidukomeza Imana amaboko